Yesu ashimwe, twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Ni umunsi wa 18 muri amasengesho y'iminsi 21. Turashima Imana abanye natwe ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, mu gihe dushigaje iminsi 3 imbere yacu kugira ngo turangize uru rugendo. Nukuri hari ibintu bihambaye Imana yakoze kandi n'ubu ngubu iracyakora. Abo twabanye uhereye ku munsi wa mbere, Imana ibaha umugisha. Ariko nawe ushaka kutwiyungaho nta kibazo, wakorana natwe ngitatu isigaye tukarangiriza hamwe nawe wabona umugisha, kuko amarembo mu bwami bw'Imana ahora yuguruye. Tugiye gusoma mu gice cya 18 n'ubundi turi ku munsi wa 18, natwe turasoma mu gice cya 18 cy'itangiriro. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka, arabasanganira, yikubita hasi, aravuga ati, databuja, niba nkugireho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya, mwice isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza, uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusogosi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama y'icyo kimasa yatetse, abishyira imbere yabo. Abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyare umuhungu. Sara abyumvise ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima we ati, ko maze gukecura nzanezerwa nko, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyare umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya urasetse. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Iri jambo dusomye uyu mugoroba, ariko ndifuza ko hariho akaverise kamwe dusoma mu Cyongereza. Ndifuza yuko hari akaverise kamwe dusoma mu Cyongereza. Reka n'ubundi turebe muri Bibiliya zacu z'Icyongereza.
dukoreshe Good News Bible. Good News Bible ishobora kuza kudufasha kurenza. Turasa gusoma kuri uyu murongo wa 14. Good News, Genesis chapter 18 verse 14. It said, "Is anything too hard for the Lord? As I said, 9 months from now I will return, and Sarah will have a son." Hallelujah. Ahangaha muri Bibiliya y'Ikongereza hazanye ijambo nifujije, kuko Bibiliya yavuze ngo 9 months from now, amezi 9 uhereye nonaha, cyangwa se bara uhereye nonaha ngaha amezi 9. Nzagaruka cyangwa se nzakugarukaho. Sara azaba ateruye umwana, cyangwa se azaba afite umwana w'umuhungu. Ntago ari umwana en general, ni umwana w'umuhungu. Bibiliya yarabisobanuye neza, ni umwana w'umuhungu. Sarah will have a son. Sarah azaba afite umwana w'umuhungu. Ijambo tuganira uyu mugore aravuga ngo mbese hari kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Iri ni ryo jambo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba. Bisobanuye neza ngo riramentioninga cyangwa se riragaragaza imbaraga z'igihe. Ni ukuvuga ngo igihe iyo gikoranye n'Imana, igihe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Igihe ni ikintu cy'ingenzi cyane muri buno buzima n'imibereho tubayemo. Imana ikoresha igihe, kandi Imana ikorera igihe. Bibiliya ivuze ngo Aburahamu yari yicaye mu nzu, yari yicaye mu muryango, ntabwo ari kumwe n'umugore we. Abateoloji bavuga yuko ngo hari habaye kutumvikana. Murabizi abagore n'abagabo, murabizi abagore n'abagabo hariho igihe ushaka mufite projet ntimuyumve kimwe. Mushobora kuba mufite imishinga runaka, umwe akaba yumva ko iki cyaba priorite, undi akaba yumva ko iki cyaba priorite, so ntimubyumve kimwe muri ako kanya. Bikaba ngombwa yuko mu rwego rwo kwirinda impaka umwe aba bishije mugenzi we kugira ngo abanze bitekereze neza, kuko hari igihe mukomeza guhangana bikarangira munahanganye mu bundi buryo bundi. Rero abateoloji bavuga yuko iki gihe ngo Aburahamu hari habaye kutumvikanaho gato n'umugore wiwe Sara. Hari ibyo bari bavuganye ntibabyumva kimwe. Ubwo Sara ahita yiruka nkayigira mu gikari, yigira mu mirimo yiwe. Noneho Aburahamu nawe arasohoka yicarira mu muryango. Kandi ibyo kutumvikana byari bihari muri kiriya gihe. Kubera iki? Kuko ni igihe Hagari yari yaramaze kubyara umwana wa Aburahamu. Igihe Hagari yatwitaga yatangiye gusuzugura Sara. Atangiye gusuzugura Sara, Sara atangira kuvugana nabi n'umugabo wiwe. Ambwira ati iyi nshoreke yatwite none itangiye kunsuzugura kubera ko atwite akabona gewe nkecwe ntagira umwana. Niyo mpamvu arimo nsuzugura muri ubu buryo. Niyo mpamvu arimo atakinyumva, nta kintu agikora, nta kintu na kimwe. Ndamubwira akandebera ku rutugu. Aburahamu aramubwira ati ariko twumvikane, ibingibi byose byabaye muri iyi nzu niwe wabiteye, niwe wambwiye ngo njyamane nawe turaryamana. So rero inda twite byavuye kuri wowe. Still ntago namuhinduye umugore wanjye, yewe nakoze icyo wambwiye, ariko still ni wowe ukiri umugore wanjye. Ni wowe, nta wundi.
rero n'ufite gufata n'ufite gutanga amategeko no gutanga amabwiriza muri urugo n'umuja wawe mugenzi uko ushaka. Nimba adashobora kukumvira kora uko ubishaka, nimba ushaka kumwirukana mwirukane, nimba ushaka kumubabarira mubabarire, ariko icyo ufite kumva ni iki ngiki, nuko aracyari umuja wawe kandi genda akari umugabo wawe, nawe uracyari mabuja w'uru rugo. Imana itugire neza cyane. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko Sara afata icyemezo, ahamagara Hagari aramusora aramwirukana. Ariko yirukanye afite inda ya Aburahamu. Hagari arirukanka, ibyo wenda tuzabivugaho undi munsi, ariko ageze mu nzira Mareka aramusanga aramubwira ngo subirayo ugende wemere ibyo nyokobuja akugirira byose. Rero bitewe n'isituwasiyo yari ihari yo kubyara kwa Hagari, abyaye umwana wa Aburahamu, Sara akiri ngo batarabyara, bivuze ngo utwo kubagonganisha n'utwo gutuma batavugana neza ntabwo twari kubura muri uru rugo. Aho tuva hari hahari. Icyari gutuma batumvikana, icyari gutuma batavuga ibintu mu rurimi rwumvikana cyari gihari, kuko uyu mugore yagaruwe na marayika araza, ariko afite objective yuko agomba kumvira buri kintu cyari cyo cyose Sara amukoreye, icyo amubwiye cyose akacyumva, yanamugirira nabi akabyemera. Ko Marayika aramubwiye ngo genda wemere ibyakugirira byose, kuko umwana utwite ni w'umugaragu wanjye, ni w'umuhanuzi. Iyo nda nta handi wayijyana, ntago uwo mwana wamujyana ahandi, ntibishoboka, ni umwana w'umuhanuzi. Rero subirayo, agomba kuvukira mu rugo rw'umuhanuzi. Ntabwo ijuru gita ku byabaye, ntabwo ijuru gita kuvuga ngo uyu ni umusambanyi, uyu nguyu ni umuja, uyu nguyu ni iki. Iyo mbuto ipfa kuba ari iy'umuhanuzi, ijuru rirayirinda kandi rirayikurikira. Haleluya. Hagari yari afite inda y'umuhanuzi, ijuru aramubwira ngo no, iyo mbuto ni iy'umuhanuzi, nta handi wayijyana, subirayo. Hagari rero yagarutse, we yiyemeje guhangana na Sara. Yagarutse yemeje kuba mu rugo uko byagenda uko ariko kose. Ibyo rero byashoboraga gutuma haba amakimbirane mu bihe bitandukanye. Byashobokaga yuko Hagari yasuzugura Sara, Sara akaza gutura umujinya Aburahamu. Byashobokaga ko Hagari yakwitwara ukundi kuntu, bikibutsa Sara yuko atagira umwana, akaza kuri Aburahamu ababaye. Turabona irashobora ikivuga gikomeza kunsuguzugura kubera ko agiye ntabyara. Uwo munsi rero habayeho aya makimbirane, bituma Sara yigira mu gikari ajya kuba bize, ariko Aburahamu nawe nk'umuntu w'umugabo arasohoka arayembayemba, yiyicarira mu bikingi by'amarembo. Iyo ngiyo atangira kwirebera abahisi n'abagenzi. Ngo kwirembo hari igiti, uko bundi biriya bihugu n'ubutayu, ariko hari igiti cyari gihari. Icyo giti Bibiliya avuga ngo Aburahamu nicyo yari yicayemo munsi y'icyo giti, arimo areba abagenzi uko batambuka nuko bagenda. Ako kanya abona abagabo batatu. Abagabo batatu ababonye, ngo yabonye bamuhagaze iruhande, ntabwo yabonye uko baje. Abagabo batatu bamuhagaze iruhande, arabitegereza abona ntibasanzwe. Aburahamu yari afite revelation, ntabwo yari afite gushidikanya no gukekeranya yibaza ngo uyu ni umuntu w'Imana, uyu ni umukozi w'Imana, si umukozi w'Imana. Yarababonye abonana amahirwe aza rimwe mu buzima. Hari amahirwe aza rimwe mu buzima, yutaya profise agenda agiye. Yari amahirwe abonye aje mu buzima bwiwe. Icyabaye ni iki? Yarabitegereje atababwira ngo databuja ndabinginze munyemerere babazanira amazi mukaraba ibirenge, hanyuma muntegereze mbazimanire. Yesu ashimwe. Barangije bamubwira ati toke, bikora uko bivuze. Aburahamu arirukanka aragenda ajya mu gikari, asanga Sara, aramubwira ngo injira mu bubiko urebe amafu meza aruta yandi ubwiza, hanyuma uyakoremo imitsima
kandi neza iryoshye kuruta iyindi yose wigeze ukora. Arangije arirukanka ajya mu bushyo bwiwe cyangwa se mu rwuri aho aragirira. Ageze mu rwuri biravuga ngo arebamo ikimasa kiza ngo cyoroshye, apana ya nyama urya ikagukura amenyo ugatapfuna igenduka plastike mu kanwa. Za nyama zibaho. Yego ugafata inyama ukayiteka ukayicanira iminsi 2 gashira itarashya, uwa gatatu gashira utarashya, ukazaga ifata inyama ukayikacanga kugira ngo inoge igenduka shikarete. Hari inyama ziba zimeze gutyo. Ariko we yaragiye areba ya nyama, cya kimasa gitohagiye cyiza gifite inyama zoroshye kimeze neza kiryoshye. Biravuga ngo akivana mu bushyo bwiwe aragishora kizana, hanyuma hamagara umubazi wiwe aramubwira ngo akira kino kimasa kibage neza. Ngo barangije afata ka kimasa, afata za nyama azitekesha amata ngo n'amavuta ya cya kimasa. Yatetse inyama zidakoze mu mazi, zitageze mu mazi, araziterura araza atereka imbere y'aba bagabo. Uratekereza iyo nyama ibazwa ako kanya y'ikimasa cyoroshye kiryoshye, akayitekesha amata n'amavuta yacyo. Murumva izo nyama ukuntu zari ziryoshye, hanyuma n'imitsima myiza ivuye mu mafu meza ya mbere atoranijwe. Haleluya. Hari bene data bakunda kawunga, ntabwo ndibuze kubavuga. Twarabanaga ku rubuga bajyaga bavuga ngo umva ngo na Yesu yaryaga kawunga, ngo bityo rero ngo akawunga abo twabanaga kuri Power of Generation barabyibuka. Ariko twajyaga tugira udukomenta ati akawunga kariya no mwijuru kariyo nitugero tuzagasangayo. Rero Abrahamu nawe yazanye akawunga, burya akawunga banza gakora umuti, ntuzabura akawunga mu nzu. Ariko uziko wa mugani no wamupfakazi yagaburiye ya kawunga nakingano nakibigori nakiki, ariko no umutsima tu. Umutsima buriya ufite amabanga da. Yesu yatubuye umutsima imikate, burya no umutsima. Abantu bakunda umutsima bubahwe. Okay, azana imitsima myiza ayishyira imbere y'ababagabo na za nyama nziza ziryoshye. Bariye kubera uburyohe, kubera energy Aburahamu akoresheje, ukwitanga guhambaye Aburahamu akoresheje, bagikoze inyama ya mbere mu kanwa, bagitamira irobe ry'umutsima. Barangije bamubwira ngo Sara umugore wawe ari hehe? Bambwira ngo from today until 9 months we will return it to you, your wife Sarah. She will have a son. Hallelujah. Baramubwira ngo uhereye uyu munsi, uhereye aka kanya tuvuganye nawe, umwaka utaha nk'iki gihe, niko bwa mbere bavuze, umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka. Ariko tuzagaruka umugore wawe ateruye umwana, umugore wawe afite umwana. Ngo Sara hararabyumva araseka, ko nisaziye, ko ngeze mu zabukuru, ko ntakijya mu mihango y'abagore. Ibyo byashoboka bite? Umusaza wanjye Aburahamu ko yisaziye, ibyo bizaca mu zihe nzira? Marayika arabyumva, arangije
aramubwira ati reka nkubwire, hari ikintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Bara amezi 9 from now, kuva nona account bara amezi 9. Hari impamvu Sara yavuze gutya, hari impamvu Sara yasetse. Ntumurenganye, nawe waseka, nange naseka. Isezerano ryo kubona umwana barihawe bakiri muri Uriya Bakarudayi. Ubwo Imana yababwiraga ngo nimuhaguruke muze mujye mu gihugu nzabereka, nzabahindura ubwoko bukomeye. Icyo gihe bari bakiri abasore, Sara yarakiri inkumi, Aburahamu yarakiri umusore, bari bagifite imbaraga, bari bagishobora kugenda, bari bagishobora kuzenguruka ibihugu. Imana ibahiseza nabwira ngo nimuhaguruka mukankurikira mukajya mu gihugu nzabereka, nzabahindura ubwoko bukomeye, nzabaha urubyaro. Barabyumva, bumvira Imana, bizera amasezerano, barahaguruka bakora urugendo. Bagenda batazi iyo bagiye ariko bakurikiye Imana, bagenda batazi iyo bagiye ariko bagiye aho Imana irimo ibohereza. Umwaka wa mbere urashira, bategereza rya sezerano baraheba. Umwaka wa kabiri uragera, bategereza isezerano baraheba. Umwaka wa gatatu uragera, bategereza isezerano baraheba. Bibaho mu buzima, Imana ikavugana nawe, Imana ikaguha isezerano, Imana ikaguha ijambo, ariko ugategereza umwaka 1, 2, 3, ugategereza ko Imana yakubwiye ukakibura. Urugendo rwabo ruragenda bakubita imyaka 10. Oh my Jesus. Baragenda bakubita imyaka 10 bagitegereje isezerano ritarasohora. Niko basaza, ntabwo basubiraga ibuto, ahubwo bajyaga mu zabukuru. Imyaka iragenda iba 15 bategereje isezerano. Muri iyo periode cyangwa se muri icyo gihe bakoraga ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko babona umwana. Gusenga barasenze, kwiyiriza bariyirije, kurara amajoro barayaraye, gutanga ibitambo barabitambye, amaturo barayatanze, bubatse ibicaniro, barasenze, babajije Imana, bakoze ibishoboka byose ku buryo bwose bushoboka kugira ngo barebe yuko isezerano ryakuzura. Aburahamu yishyuzaga Imana, yabazaga Imana, Mana ibyo wambwiye biri hehe? Isezerano wampaye rizuzura ryari? Ibyo wambwiye bizasohora ryari? Yahoraga yishyuza Imana. Imana ikamubwira, genda unyubakire igicaniro, genda utange ibitambo ibi n'ibi. Aburahamu akagenda kubikora azi yuko hari igisubizo ari buze kubona, ariko umwaka ukongera ugashira, ibiri kongera igashira. Nta masengesho atasenze, ntacyo atakoze kugira ngo arebe ko yabona umwana, kugeza igihe Sara aruha, acika intege, aramubwira ati twumvikane, nguyu umuja ryamana nawe. Kugira ngo Sara agere igihe cyo kwemera gufata decision, gufata icyemezo cyo kumuha umuja wiwe, yaramaze gutentebuka, yaramaze gucika intege mu mutima. Abadukurikiye network it's not good, mwihangane, irimo iragenda nabi, ariko Imana iradufasha, murakurikirana ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo Sara agere ku rwego yemera gufata umugabo we akamujyamisha mu gituza cy'undi mugore, umuja we Amprise yararushye. Yageze ahantu abwira Aburahamu, amubwira ati wasanga rega bugisezana ariwe wari hawe atarige wari hawe, wasanga ariwe Imana yavuganaga nawe, yewe ntari ndimo. Rero kugira ngo nkwicire amasezerano, aho kugira ngo nkwicire urugendo, nta kibazo, ayisalenda, iryamanire n'umuja, hanyuma wibonera akana. Si ngombwa yuko uzapfura incike. Jewe byaranze, ariko try yourself, gerageza.
wasanga mu nzira zawe wiboneye umwana. Birashoboka ko nakomeza kwihambira no guhagarara ku maprincipe n'amahame avuga ngo umugabo wanjye, ariko ugasanga ndimo ndakwicira amasezerano. Nakomeza kwihambira ngo urumva ngo Imana ngo ibiki n'ibiki ngo umwana, ariko ugasanga nawe Imana avuganye nawe ngewe ntago ndimo. Rero igigamanire n'uyu mugore wibonera umwana. Aburahamu arabikora, kandi koko bararanye ijoro rimwe gusa ararasamye. Sara mu gitondo yarabyutse abonye Hagari yasamye, avuga ati ni bya bindi navugaga n'ubundi, stili isezerano ryari Aburahamu ntago ryari iryanjye. Stili n'ubundi umugabo n'Imana yaravuganye nawe, ikimenyimenyi n'ikimenyetso ni kimwe, nuko akiryamana n'undi mugore ahise asama ako kanya. Kandi jyewe tumaranye imyaka yose tuzengurukana nta mwana twigeze tubona. Rero igihe bano bagabo bazaga kuvuga iri jambo, baza kubwira Aburahamu ngo umugore wawe Sara, banamuvuze mu izina. Impamvu bamuvuze mu izina nuko Sara yari yaramaze kwikura mu masezerano. Sara yari yaramaze kwikura mu ijambo Imana yavuze. Sara ntabwo yari akihagaze ku byo yasezeranijwe. Igihe kiragera ugasanga neza abantu bavuye mu masezerano ntabwo kibihagazemo. Rero byabaye ngombwa yuko Imana ivuga, noneho ivuga n'izina Sara, kuko mbere aze kabwira Aburahamu nzaguha urubyaro, ariko ntabwo avugaga urwo rubyaro aho ruzaca. Ariko Imana arizi yuko Aburahamu na Sara ni umuntu umwe, isezanije Sara, isezanije Aburahamu na Sara arimo. Ariko bitewe n'ikigeragezo, bitewe n'urugendo rw'ikigeragezo, bitewe n'iminsi myinshi ishize barwana urugamba, byageze ahantu Sara abona ko atari mu mugambi w'Imana, abona yuko ibyiza atari we byagenewe, umugisha atari uwiwe. Iyo baye mu kigeragezo igihe kirekire, umuntu twarimo tuvugana ejo bundi arangije ambwira ngo wasanga biriya atari ibyanjye. Ndamwumva neza, ndamutahura kubera iki amaze kugerageza inshuro nyinshi, yemeye kwisakrifya mu buryo butandukanye, ariko agaferinga. N'ubu ngo barimo arabona intambara imbere yiwe, aterega wasanga n'ubundi biriya gihe atari byo naremewe, kuki nkomeza kubyirukaho. Uwo ni Sara. Nawe byashoboka ko mu buzima bwawe hari ibintu urimo ureba ukavuga ngo ibi ngibi si ibyanjye, ibi ntabwo ari igihe byagenewe, ibi ngibi ntabwo ari igihe biteguriwe. Byashoboka ko nawe hari ikintu runaka umaze igihe ukurikirana, ariko bijyanye n'ibihe bishize, bijyanye n'iminsi ishize, uricara ukavuga ngo no, iri sezerano si iryanjye, cyangwa se iyi migisha si yanjye. Wasanga hari abandi byagenewe, njye naragerageje inshuro nyinshi biranga, narakoze uko nshoboye biranga. Ariko reka nkubwire ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Haleluya. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Ibyo bihe rero bimeze uko, bigoye, biruhije, bimeze nabi, umutima warihebye. Imyaka 20 iragera agitegereje isezerano. Imyaka 21, 22, 23, 4 iragera. Mwaka wa 24 nicyo gihe Aburahamu yakiriye bano bana, no mu mezi ndetse arenga. Rero barimo barabwira Sara ngo azabyara umwana. Iryo jambo ryumvise mu myaka 24 n'itanu irangiye, Imana imubwira ngo nzaguha urubyaro. Iryo jambo yaryumvise akiri inkumi, iryo jambo yaryumvise amabere yiwe ataragwa, iryo jambo yaryumvise atarazana iminkanyari mu maso, iryo jambo yaryumvise atarajya muri monopause, iryo jambo yaryumvise akiri inkumi. Abami n'abakuru n'abaprince birukira bashaka, ko arafite n'ubwiza burenze, arafite uburanga buhebuje. Ntago ari ubwa mbere yari yumvise iri jambo,
ntabwo ari ubwa mbere yarabwiwe. Iki nicyo cyamusekeje. Araseka avuga ngo no, byose uvuze byava he, byose uvuze byaca he? Ntago byakunda, ntago byashoboka rwose pe, ndashaje. Ni amagambo nyine menyereye kumva, ntago mubaye aba mbere. Buriya murahaze tu. Mugabo wanjye yabagaburiye ikimasa, mugabo wanjye yabahaye inyama, nange ndangije kubacumbira imitsima. Nyine ubwo murahaze, niyo mpamvu murimo muvuga. Nimuhumure, ntago tubibishyuza. Mwariye, mwahaze, ntago tubibishyuza. Mwivugishwa nuko mwariye. Iyo riza kuba ari isezerano nyasezerano risohora, riba ryarasohoye mu myaka yose maze ndi hari. Hari abantu bameze gutyo. N'uyu munsi wa none uvugisha wamubwira icecekeresha, wowe ukijijwe ejo bundi tumazemo imyaka 40. Abwira ngo umva, kuva muri 90 nandi mu rusengero nkijijwe nsenga ntwaye Bibiliya. Haciye imyaka ingahe? Wakana we kavutse ejo bundi. Yewe natangiye gusenga muri 85. None wowe uyu munsi wa none urimo urazumbwira wakana we, ayo ni amavamuhira. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari amavamuhira, nta nubwo ari n'inyama twasinze, nta nubwo ari n'imitsima twariye, ahubwo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Yesu ashimwe. Ntabwo ari uko hari ikintu kiza wakorewe umukozi w'Imana, ntabwo ari uko hari ikintu kiza wakorewe Imana. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Abamarayika barabyumva ngo Uwiteka arahamagara abaza Sara ngo Sara, niki kigusekeje, niki gitumye useka, ese niki kinanira Imana mu gihe cyashyizwe? So bivuze neza ngo icyo yararimo kumubwira, icyo marayika arimo gusubiza Sara, yarimo kumubwira ngo ntabwo ari ikibazo cy'imyaka ufite, ntabwo ari ikibazo cy'igihe umaze muri uru rugendo, ntabwo ari ikibazo cy'imyaka umaranye isezerano, ntabwo ari ikibazo cy'igihe utegereje. Oya, ahubwo ni igihe cy'Imana. Yesu ashimwe. Mu gihe cy'Imana iyo cyageze, waba uri inkumi waba uri umukecuru, bifunkisiyona kimwe. Umva, iyo igihe cy'Imana cyageze, waba ufite matrisi waba utayifite bikora kimwe. Iyo igihe cy'Imana cyageze, waba ufite amafaranga waba utayafite bikora kimwe. Iyo igihe cy'Imana cyageze, waba ufite inshuti waba utazifite bikora kimwe. Iyo igihe cy'Imana cyageze, waba ufite umwavoka waba utamufite bikora kimwe. Iyo igihe cy'Imana cyageze, waba ufite imyaka 90 waba ufite 18 bikora kimwe. Biravuze ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Iyo igihe cy'Imana cyageze, iyo munsi w'Imana wageze, ntabwo Imana ijya kurebera kuri formule z'isi igenderaho. Igihe cy'Imana kigira ibyacyo, igihe cy'Imana kigira amaperiyode yacyo. Mandaraba sekere Mosai. Sara ngo sinkijya mu mihango, Sara ngo urabyumva nyine ndakecuye. Igihe cy'Imana kageze, ntabwo haba ujya mu mihango n'utajya mu mihango, ntabwo haba wabaye muri menopause n'utarayigeramo. Igihe cy'Imana cyageze, ibyo byose kirabyifitiye. Igihe cy'Imana cyiza cyihagije muri byose, igihe cy'Imana cyiza gifite bagaje yose. Reka nkubwire, igihe cy'Imana kimeze nk'urugendo rw'umukuru w'igihugu. Hello? Iyo umukuru w'igihugu ahagurutse, iyo umukuru w'igihugu ahagurutse avuye ahari agiye ahandi, ahagurukana buri kintu cyose. Na tuwarete barayimutwarira, agendana nayo mu nzira.
na tuwarete agendana nayo. Ntago bajya kubaza ngo ese ngaho tugeze ngo aba tuwarete, no, na toilet ahagurukana nayo, ahagurukana na communication yiwe. Apana iminara yahagiye ngo araza kugera ahantu ngo urumva ngo nimba iminara yaho yavuyeho ngo ntarabone communication mukuru w'igihugu ibirimo ikora kuri satellite. Yes ashimwe. Wubwiwe nagakenera kuvuga ngo ese ahantu ngiye hari umutekano cyangwa ntari umutekano, yitwarira umutekano wiwe. Hallelujah. Ngo se ngo hari abantu, ngo hari abajura, ngo hari abantu, we yagiye ahagurukana buri kintu cyose. Ikoranabuhanga rya nyuma ari hejuru y'irindi ahagurukana naryo. Ahagurukana, sinzi impamvu mutarimo kubyumva. Aho umukuru w'igihugu ari yicaye yagiye gusura, ntibigombera ko agaruka muri presidence ngakunda atanga itegeko. Ahari aravuga ngo bigende gutya bikagenda gutyo. Aho umukuru w'igihugu ari, icyo kirere nta ndege ishobora kugicamo. Ngo hari indege ishobora kuza gucaracara handi hejuru yaho yicaye itazwi, atari we watanze uburenganzira. Ntibishoboka. Yaba yamaze gushyirwa hasi imbere y'igihe. Ku butaka, mu birometero n'ibirometero, mu muhanda, mu nzira, yitwarira buri kintu icyo ari cyo cyose. So uko niko n'igihe cy'Imana kimeze. Y'igihe cy'Imana kije mu buzima bwawe, kizanira buri kintu cyose ukeneye muri uwo mwanya. Y'igihe cy'Imana kije mu buzima bwawe, kizaniraho kuba, kizanira ibyo kurya, kizaniraho kuryama, kizanira inshuti, kizanira abavandimwe, kizanira amafaranga. Igihe cy'Imana kizanira buri kintu icyo ari cyo cyose gikenewe muri ako kanya. Ngurumva ngo baravuze ngo ngurumva nyine ngo imbuto z'umugabo ngo ntago zikomeye ngo ziroroshye ngo nta kintu zamara. Y'igihe cy'Imana kije kizanira imbuto zacyo zikomeye zibasha kubyara. Ngurumva nyine ngo imbuto ngo nda y'umudamu ngo nishobora kwaye. Y'igihe cy'Imana cyageze kizanira nyine iyo ngiyo, iyo nyababyeyi igomba kwakira umwana, kirayizanira kikayiterekeramo. Ntabwo kihagera ngo kijye kwikopesha cyangwa ngo kijye gutira cyangwa se ngo kijye kubaza. Umudamu w'umupfakazi umwe avuye kwa Elisa, ageze mu nzu yafite utuvuta dukeya, kuko igihe cy'Imana kari kaje mu nzu yiwe. Ako kanya asutse ntaza amavuta yavaga. Igihe cy'Imana kije kizanira amavuta. Isoko itoboka mu biganza by'umugore, yasuka amavuta akanga gukama, yasuka amavuta akanga gukama. Icyo ni igihe cy'Imana. Mbese hari ikinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Iryo ni ryo jambo marayika abajije Sara, amubwira ngo wikwita kuri 25. Uyu munsi, now it's the time of God. Ntabwo ari bya bindi wumvise ngo marayika ngo Imana yavuze ngo biza. Ndakubwiye ngo from this moment, from now, akakanya. Mvuze this moment naba moment. Now. Biblia yakoresheje now. Bisobanuye neza ngo ni ubu, akakanya tuvugana, uyu munota, aya masegonda tuvuganya hangaha, tangira ubare 9 months. Yesu ashimwe. Bara amezi 9, amezi 9 narangira, umugore wawe azaba ateruye umwana. Ntabwo ari bwo azasama, ntabwo azasama amezi 9 arangiye, ahubwo amezi 9 narangira Sara azabyara. Bivuze ngo aka kanya tukivugana uyu munota,
nituva ahanga wose ubiye mu nzu urebe uko wigenza n'umugore wawe, kuko byamaze gushyirwaho, byamaze gutegerwa n'aka kanya n'uyu munota, nushaka ntunaduherekeze. Haleluya. Reka mbabwire, hari amavuta ari hejuru y'andi mavuta akora ibyananiranye. Aya mavuta tuzaganiraho muri iminsi 3 dushigaje ngo turangize amasengesho. Ariko ndashaka kukubwira ngo minota iraturangiranye, ubwo twatangiye dutinzeho gatoya, reka twongere utunota dukeya. Ndashaka kukubwira ngo nta kintu na kimwe kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Aburahamu akimara kubwirwa n'Imana, akimara kubwirwa n'aba bagabo yakiriye, uwo munsi yaricaye atangira kubara. Yari afite amezi 9 imbere yiwe, kugira ngo amezi 9 narangira yakira igitangaza cy'Imana. Aburahamu yabayeho yicaye ategereje ukwezi kwa 9. Kuva umwanya yaravuganiye na marayika, yari ategereje ukwezi kwa 9, avuga ngo ukwezi kwa 9 ni kugera, nzakira ikintu ntigeze nakira mu buzima bwanjye, nzakira ubutuzi ntigeze nakira mu buzima bwanjye, nzakira isezerano ntegereje imyaka irenga 25. Amezi 9 narangira, nzakira umugisha ntegereje imyaka 25. Amezi 9 narangira, nzacira umwana w'umuhungu. Amezi 9 narangira, umudamu wanjye azitwa umubyeyi. Amezi 9 narangira, nzakandagira mu isezerano. Yarategereje ukwezi kwa 9 kuko ari kuzanye ibyitashobokaga mu buzima bwiwe. Ukwezi kwa 9 kwari kuzanye amasezerano ategereje imyaka 25. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumukuraho igitutsi n'igisuzuguriro. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumwibagiza imiruho yabayemo bamutwarira umugore Sara, abami ba Egiputa. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumwibagiza ibitutsi yatutswe. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumwibagiza ubutayu yarayasenga akabura igisubizo. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumwibagiza iminsi amaze mu rugendo rw'umuhamagaro, aruha acogora yibaza ngo ese Mana ni wavuganye nanjye cyangwa se wavuganye nanjye. Ukwezi kwa 9 kwari kuzanye igisubizo cy'ibibazo byose yibajije mu buzima bwiwe. Ukwezi kwa 9 kwari kuzanye isezerano ry'Imana ku buzima bwiwe. Haleluya. Uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo, harabura amasaha makeya ngo tukwinjiremo. Ndagira ngo nguhanurire uyu mugoroba, nkubwire ngo uku kwezi kwa 9 kuzanye Isaka wawe utegereje imyaka myinshi. Uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka kuzanye isezerano utegereje igihe kirekire. Uku kwezi kwa 9 kuzanye ibisubizo bya bintu wasengeye mu butayu. Uku kwezi kwa 9 kuzanye ibisubizo by'aya masezerano wabwiye. Hari ikintu Imana igiye gusohoza, hari ikintu Imana igiye kuzuza muri uku kwezi kwa 9 ku buzima bwawe. Witege igitangaza k'Imana, witege Isaka wawe muri uku kwezi kwa 9. Witege ibyananiranye kera yuko bigiye gushoboka. Uku kwezi kwa 9 ni igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Uku kwezi kwa 9 ni igihe ingumba zibyara, ni igihe abari baragiye muri monopause bongera kubona urubyaro, ni igihe abari barushye mu masezerano, ni igihe abari batakibyizera, ni igihe abarimo baseka baza ngo ese ibyo byaca hehe, bagiye gusekeshwa n'ibitangaza. Sari yasekeshwaga no kwiheba, ariko ukwezi kwa 9 kwari kuje ngo asekeshwe n'umunezero, asekeshwe n'ibyishimo, asekeshwe n'ibishobotse bitashoboka
byashobokaga mu buzima bwiwe. Hari igihe useka ariko ugasekeshwa n'umubabaro, ugaseka ariko ugasekeshwa n'agahinda, ariko none yaragiye gusekeshwa n'umunezero. Reka nkubwire ngo inseko zigiye guhinduranywa mu buzima bwawe, inseko zigiye guhinduranywa mu mibereho yawe. Uku kwezi kwa kenda hari igitangaza k'Imana mu buzima bwawe. Hari ibyo Imana ikuzaniye. Ndabona Imana ibirindura ibihe bya kera izana ibihe bishyashya. Ndabona Imana ikura agasuzuguro wasuzuguwe n'umuco wawe mu rugo, aguseka ngo ntubyara, aguseka ngo ntacyo ushoboye, aguseka ngo ubwo nawe wararongowe, aguseka ngo ubwo nawe uri umugabo, ubwo nawe uri umugore. Agasuzuguro k'umuja n'umushakazi kararangiye muri uku kwezi kwa cyenda. Ramaseke remosai. Ukwezi kwa kenda kwari kuje mu buzima bwa Sara kugira ngo agasuzuguro k'umuja wiwe karangire. Ukwezi kwa kenda kwari kuje mu buzima bwiwe kugira ngo kwiheba k'umugabo we Aburahamu kurangire. Ukwezi kwa kenda kwari kuje mu buzima bwa Sara kugira ngo abami b'Egiputa bajyaga bamufata ijambo bakumva ko bamutwara uko yiboneye, agasuzuguro kabo karangire. Ukwezi kwa kenda kwari kuje mu buzima bwa Sara kugira ngo abone umwana, kugira ngo akikire, kugira ngo yonse. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo abone samuragwa. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo aruhuke umutima. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo abone umuganiriza. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo abone umwana umusekera. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo abone umunezero mu buzima bwiwe. Ukwezi kwa kenda kwari kuje kugira ngo ave kuri Sara ahinduke mama w'amahanga. Ukwezi kwa kenda hari ikintu kwari kuzanye mu buzima bwa Sara. Reka nkubwire ngo ukwezi kwa kenda tugiye kwinjiramo hari ikintu kukuzaniye mu buzima bwawe. Utitaye mu gihe umaze mu muruho, utitaye mu gihe umaze mu mubabaro. Sara yararushye. Abagabo baramutwaye, mu rugo baramusuzuguye, abakozi bamuciriyeho iteka, yarazerereye, yaciye mu bibazo bikomeye. Ariko ukwezi kwa kenda kwari kuje ngo guhindura ibintu byose. Ukwezi kwa kenda kwari kuje. Reka mbabwire, urugo rutarimo abana, rutarimo umwana, hari ibyemezo bifatwamo, iyo umwana hari bidafatwamo. Ukugushwana kwa Aburahamu na Sara ntabwo kongeye kugaruka mu buzima bwabo ubwo Isaka yarahageze, kuko ntabwo byashobokaga yuko Aburahamu ariza Sara mu maso ya Isaka. Ntibyashobokaga yuko Sara asuzugura Aburahamu mu maso ya Isaka. Buri umwe wese ari cyo yashoboraga gutekereza, agahita avuga ngo umwana wanjye atarakara, umwana wanjye atambona nabi, umwana wanjye atamfata nabi, umwana wanjye atabitekereza gutya. Bityo hakaba controle, hakaba imiyaga icuba itarahuha mu gihe nta mwana uhari. Nakabaye kose uransuzugura kuko ntabyaye, uransuzugura ko ntagira umwana, unyima agaciro kuko nanjye nta mwana ngira. Nubundi se erega nubundi yivugire, nubundi ufite ijambo nubundi ni Hagari wabyaye, ubundi se gewe ndi umuntu. Habaho kwiyenza kutagira iyo kuva niyo. Ariko umwana amaze kuhagera, hari ibisazi byo mu mutwe bita biguruka bikagenda. Yesu ashimwe. Hari ibisazi biguruka bikagenda. Umugabo atinda gutaha kubera nta mwana uhari. Ubundi Sara atahaje kureba nde nubundi ko nta n'umwana uhari. Yaba atazanye ikintu ngo ubundi se uragihahira nde ko nta mwana uhari. Nukuvuga ibibazo bivuka naho bitari, ariko umwana ahari. Aro kana umwana yagukumbuye, urumva hari ibintu ndimo. Umugore arabyumva nyine ko hari ibintu harimo, ntago mva ko wamusuzuge, ntumva ko wamutaye, yumva nyine koko ko hari ibintu bya business harimo, yumva ko ibintu arimo kuzuza. Ariko iyo umwana adahari ngo ngo ubundi se wasanga bere no mu bandi bagore, ubundi se uratahuza kureba iki mu rugo, kandi ubwo yibere no mu kazi. Ariko kuko adahari, bwoko bw'Imana mujye musengera abantu batarabyara, mujye musengera ingo zimaze igihe zitarabona urubyaro, ziba zifite ibikomere, ziba zifite ibisebe mu mitima yabo, kandi ibibazo biba byiyenza. Akantu kose ukoze utsitaye, ukoroye, ugenje, noneho umudamu wiwe yagegegeje umutima umeze nk'amazi. Aba yumva yuko atariho, aba yumva yuko nta gaciro afite, aba yumva yuko ntacyo amaze,
mbese abafite insekirite y'indirenze yo mu rwego rwo hejuru. Nubwo umugabo agerageza kumwereka yuko nta kibazo, nta kintu mubwiye, muzabaze hano. Umugabo yarazaga akamuzanira imigabane, akamuzanira buri kimwe cyose akamuhahira, akambwira ati kungusi nkurutira abana b'abahungu 5, ariko hano agaca kuronda akagenda akajya mu rusengero akarira, umutima ukenda guturika. Kubera iki? Ibyo umugabo byose yakora avuga ngo aha nukumbeshya, ubundi se ko wasanga agiye no kwibyara kandi kanara ku ruhande. Bagabo nta wabishinga ko ari kugira ngo nyine ntarira, ariko se umugore utabyara asagira akaye gaciro, reka nigire mu rusengero kwiririra. Nuko biri, ntago ari hana gusa, abagore bose nuko bimeze. Bwoko bw'Imana, mujye musengera abagore batarabona abana, mujye musengera ingo zitarabona urubyaro. Zica mu bibazo bikomeye cyane, zica mu gahinda gakomeye cyane, baca mu ntambara zimwe na zimwe zitabaho mu ngo zifite abana. Ibyo nibyo bibazo bya biri mu buzima bwa Sara, ariko ukwezi kwa 9 kwari kuje kubishyiraho iherezo. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumutura umutwaro yikoreye imyaka 25. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumukuraho uwo muruho agendana ahantu hose. Ukwezi kwa 9 kwari kuje kumuhindurira izina, kumukura izina rivuga ngo ni ingumba. Mwabonye wa mugore utabyara, n'abandi bamugore bamujyanira n'inzara. Ukwezi kwa 9 kwari kuzanye ikibondo mu nzu, kigiye gususurutsa urugo, kigiye gususurutsa umuryango. Haleluya. Uku kwezi kwa 9 guhindure byose mu buzima bwawe. Wasenze Imana, wiringiye Imana, wizeye Imana, ufite amasezerano utegereje igihe kirekire. Muri uku kwezi, muri amasengesho y'imisi 21 twarimo dusengera ibintu byatinze. Umwana wa Abrahamu yari yaratinze na Sara, ariko ukwezi kwa 9 kwaramuzanye. Muri uku kwezi kwa 9 ikintu cyose cyatinze mu buzima bwawe kize mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagire neza. Reka turangize dusenga Imana. Umunsi w'ejo kwa 5 ntago dufite amasengesho yo kumugoroba aya masaha, ahubwo dufite overnight y'amasaha makeya, kuko buri Friday muri aya masengesho dufata umwanya wo gusenga mu masaha akuze, mu masaha 5 tugasenga nk'amasaha 2 cyangwa 3. Nejo dufite amasaha 2 cyangwa 3 tuzamara imbere y'Imana turimo dusenga. Tuzakomeza kwibabwira ku mbuga z'abakunda Imana. Uwiteka Imana abampera umugisha, mwitegure. Ejo dufite overnight tuzamurana amasaha turimo twinginga Imana, dutakira Imana, dusengera uku kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo kugira ngo inda z'amasezerano dutwite zivuke, ibitashobokaga bishoboke mu buzima bwawe. Reka rero dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turasenga abantu bose twabanye kuri mugoroba, turasenge mwama bakurikiranye ijambo ryawe, turasenge buri muntu wese mwama baye mu kubaho kwawe, umugisha mwami. Data, ijambo ryawe gatubwiye ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Turakwingiza uyu mugoroba, turakwingize mwami, reka data ibitashobokaga bishoboke, reka ibitemeraga byemere, reka mwami bikunde, reka bikunde mu izina rya Yesu, reka bishoboke mu izina rya Yesu, reka bishoboke mu izina rya Yesu. Reka basara bategereje igihe amasezerano data uku kwezi babyare, reka data bari ingomba bahinduka ababyeyi. Reka mwama abo ngabo batari bafite umugisha bawubone. Hari ibintu byinshi twari dutegereje, reka bize muri uku kwezi. Ndagushimye kuko mva gusenga, ndashimye kugira neza. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kwana natwe. Umugoroba mwiza. Bye bye, ciao ciao.